ubutumwa bwiza bwa Luka ibice ni 10 no ku murongo wa 33 nako 10:33 ubutumwa bwiza bwa Luka biravuga ngo ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushira ku ndogobe ye, amujana mu icumbi ry'abashitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icumbi ati, umurwaza, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ubwira utyo. Amen. Amen. Reka mbasabe rero dukurikirane kanya gatoya ufatikanye kumva ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ni ingumeko y'Imana, ni ijambo riza rituma dukomera muri uru rugendo turimo, rigatuma tudacika intege, tugakomeza tukagenda, rituma twihangana nubwo ari mu bibazo, twarisoma tukumva dushubijwemo imbaraga, baritubwira tukumva kandi turahumuritse, harimo ihumure. Rero ndabakiriye mwebwe abaje kumva ijambo ry'Imana. Ndabizi yuko harimo abateraniye ahari igiteraniro hariya muri Kentucky buru rusengero, ariko mwebwe mwaje rero Imana ibambe umugisha. Ndabasaba rero gusa n'abari hano, twumvikane, tujanirane. Iyo uhaye ukabona abantu barasa n'abahuze, bisa naho nyine bidahaye byumvikana, ariko reka mbasabe tubane gira twumvikane, twumve ijambo ry'Imana. Turaja kuganira ijambo ritubwira ngo inshuti nyanshuti cyabura inshuti ya bugufi. Inshuti turabisobanukiwe umuntu, inshuti ni nyinshi, wagira inshuti zimwe zigashushanya ukazugira ngo ni inshuti zawe, nawe ugashushanya ku bandi ka karimi k'abapantekote uzugira ngo none ni abarokore nyako. Iyo bahaye bakaguzugira ngo none nta bandi ni nk'abamarayika, ariko akavuga hayaguhera. Ariko uyu munsi rero turavuga inshuti nyanshuti, inshuti iziboneka mu mahoro, inshuti iziboneka mu byago twagize ibyago, inshuti iziduherekeza ahantu hose. Harya ngo n'ababyeyi batahagara, harya ababyeyi baza bashikaho ngo bagacika intege bagasubira inyuma, ya nshuti tuzadukomezanya nayo, iyo niyo nshuti rero dushaka kuvuga. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ubushize twaganiriye ku cyumweru, twaganiriye iri n'itorero rishasha tuvugamo amagambo yo kubakana, yo gushigikirana. Twavuze ijambo ry'ubumwe, twaganiriye imbaraga z'ubumwe, iyo twakoreye hamwe, iyo twatizanije imbaraga ukuntu biza bimera. Tuja kwibukanya
bantu ngo bifuje kujana umurwayi wabo ngo ari abagabo 4 bumvise amakuru ya Yesu yuko yaje ngo hayakize, babona ngo bagomba kujana umurwayi wabo wari ugize igihe nawe ngo rwari aho ngaho yararemaye atabasha guhaguruka agize igihe. Twaravuze ngo ni nako Bibiliya yatubwiye ngo hari amagambo 2 yatumye ngo abantu bashaka kugera ku ntego yabo. Ijambo rya mbere ngo nuko batekereje kandi bose ngo ko ari 4 bakumva ngo bafite intego imwe, ngo baravuga ngo reka duhaguruka ku intego yacu ari imwe, ngo birakunda kandi byaje gukunda kuko bari bafite intego. Icya kabiri twaje kureba, twasanze ngo bari baresha yuko ari 4, ko ari 4 bari mu kigero kimwe cy'uburebure, bari mu kigero kimwe cy'imbaraga, ngo bituma bafata imikingi ko ari 4 ya wa murwayi, ngo bya wa ihetse wa murwayi, ngo baragenda kuko baresha, bituma ngo bagera kuri ya ntego yabo biyemeje. Umurwayi ngo bashitse bareba ngo Yesu atunganye kandi basenye inzu y'abandi, bamumanura aho ngaho ngo umurwayi. Yesu waravuga ngo mbonye abantu bafite kwizera gukomeye, ngo amubabarira ibyaha, ngo icyongeyeho ngo aramubwira ngo ikorere n'uburiri bwawe wigendere. Kuko kwizera ntikwari kuri wa murwayi, kwari ku barwazi. Tuja gusanga iyo duhaye dukorera hamwe mu miganda tuba duhaye dukora, ukaza n'ibyo ushoboye nanjye nkaza n'icyo nshoboye, undi akaza n'ibyo ashoboye, twabihuza tukikorera umurwayi wacu kandi tukaba tugeze ku ntego twiyemeje gukora. Uko niko twaganiriye ubushize. Uyu munsi rero turaja kuganira inshuti, ariko nje kubihera mu magambo 2, nje kubihera mu ijambo ry'urukundo n'ijambo ry'imbabazi. Kugira ngo ugire inshuti nyayo, inshuti nyayo ihera mu rukundo, mugakundana ukumva ni inshuti nyayo, ni inshuti nyayo. Abasaza 2 biri iwacu bari bakundana, abantu bazaga bacaho umugani kandi ugasanga nyine bagira urukundo rwabo. Umwe yaza yicara, iyo yicaye ngo none naka nawe nuko bimeze, yasoma ku mata ngo naka nawe none nuko bimeze, ngo iwiwe ngo nuko biza bigenda, nuko biza bigenda. Barakundanaga abantu bakaza ngize ngo hari kubajije, barakundanaga mu buryo abantu bazaga batangaho urugero kandi ugasanga ni byiza. Barabasaza beza bakundanaga. Nigeze kubona abandi bagabo 2 nabo bakundanaga, ariko bo bari bakiri nk'abagabo batoya. Ibo twari tubana bari mu mihana itandukanye ariko yegeranye. Umwe agaherekeza bakamujana aje kumugeza iwiwe, ngigiye yo museze, undi nawe akamuhindukirana, ugasanga baheze nzira rumwe. Baruha baje gutandukana bagahura hagati bati noneho gadusezerane, umwaje w'unda aje, bari baragabiranye ngo biruhe bibange ibindi bintu. Urwo rukundo narwo rubaho rw'abantu, umuntu agakundira undi kuko yamugiriye atya bityo. Ariko reka tuje kureba aya magambo dusomye amagambo avuga ngo umunsi umwe ngo Yesu ahaye yigendera, agenda avuga ubutumwa kuko yabubwiraga hano ku isi, akabonana n'abantu bakaganira, ndetse abantu bazaga bavuga ngo se uyu ni nacyo yagiye azira kenshi ngo yuko yiyitaga umwana w'Imana. Ariko byaje no kugaragara wa munsi, ndanakubigeraho, byaje kugaragara wa munsi, reko nshake mbivuge kare, byagaragaye wa munsi habe na Pilato yaramuhamije ngo kuko nicyo bari ko bamuziza Abayuda bari ko bavuga ngo atese uyu ko aza yita umwana w'Imana n'ibiti by'uyu mugabo. Ndetse niyo yakizaga abarwayi akababwira ngo abababariye n'ibyaha, ngo bakarimba Abayuda batese urindi wo kuvuga ngo babariye abantu ibyaha. Yababwira ngo niwe mutsima wamanutse ngo uvuye mu ijuru, batese urinde wo kuvuga ngo abantu bakurye. Abayuda bakagendana ako kanga ngo azayiyita.
ariko Pilato byaranshimishije. Iyo usomye Bibiliya biravuga ngo hari amagambo ngo abiri yatumye abantu ngo batangara. Pilato ngo yari yanditse ku musaraba wa Yesu, yari yavuze ngo nimwandike kuko ngo yari yakarabye, ngo aravuga ngo njewe nta cyaha mpaye mubona, mwebwe kuko mwaye mukibona, ngo nimwiyemeze amaraso yiwe ngo ababeho. Ngo baravuga ngo si ku bwacu twebwe, ngo ahubwo no ku rubyaro rwacu, ngo ayo maraso azadukurikirane. Ngo abohora Baraba abamba Yesu, ngo kuko yari yabonye yuko abayuda aricyo bashaka, ariko ngo arakaraba ngo aya maraso. Ngo amara yandika hariya ku musaraba wa Yesu hejuru, ngo hashiraho amagambo akomeye aravuga ngo uyu nguyu ngo ni umwami w'abayuda. Kandi abayuda nicyo bangaga, nicyo bari kubaziza Yesu, nicyo bazaga bituma bamuhiga ngo azayiyita umwami. Amaze ngo bamare kwandika gutyo, wa munsi ngo bahaye babamba Yesu, ageze ku musaraba bya bisambo bibiri byombi nabyo ngo byari bihari. Icyaje ngo gukizwa wa munsi ngo cyakijijwe kubw'amagambo abiri cyaboneye hariya ku musaraba, ngo cyaravuze ngo cyumvise ngo Yesu ngo ati twebwe twari ko tubabazwa tukumva bibaye ibindi, ngo ariko yumva ngo yavugira hariya ku musaraba muri ya magambo arindwi yavuze, avuga ngo mu ijambo rikomeye ngo aravuga ngo ubababarire ibyaha byabo kuko ngo ntibahaye bamwe icyo bahaye bakora. Amaze ngo cya gisambo gitekereza ngo kuri iryo jambo ryo kuvuga ngo umuntu uhaye ubabazwa, ngo waravuze ngo ubababarire ntibahaye bamwe icyo bahaye bakora, ngo arishira mu gutwi. Ikindi kintu ngo cyaje gutuma ngo cya gisambo ngo gikizwe, ngo aja gusoma ngo iryano yanditse hari ya magambo Pilato yanditse hari ngo uyu ni umwami w'abayuda, nubwo apfuye ariko ntabwo yavuze ngo yiyita umwami, aravuga ngo ni umwami w'abayuda. Abayuda bari bavuze ngo nibura mwami Pilato, ngo hindura uvuge ngo azayiyita umwami. Pilato ngo ibyanditswe ngo byanditswe. Amaze cya gisambo ngo kiravuga ngo aya magambo yombi ngo atuma gihagarara ngo kibwira uwacu ngo kibwira uwabo ngo se ngo twebwe ko tuzize ibyaha byacu, uyu nguyu ngo ko araziriki. Ati ntumenye yuko twabambanywe n'umugabo ukomeye, bituma ngo aje kubwira Yesu ngo arahishurirwa amenya yuko yabambanywe n'umunyembaraga, kandi igihe kija kugera agakora ngo igitabo, aramubwira ngo mwana ngo nuja kuja mu bwami bwawe ngo uzanibuke. Kiba kirahishuriwe kimenya yuko ari umwami, ngo yabambanywe n'umugabo ukomeye, ngo nuja kuja mu bwami bwawe mwana uzanibuke. Yesu ngo aramubwira ngo ntabwo ari kera wa nshuti yanje, ngo ni uyu munsi. Imana yacu cyubahiro, haleluya. Ngo ni uyu munsi turabana muri paradiso. Rero ngo arazenguruka ku isi agenda avuga ubutumwa bwa se, ahamya uwo ari we. Ngo aje guhura n'umuntu ngo wigize shasha w'umuyuwayi w'abantu bikiriye, bari mu kuba abayuwayi. Ugasanga umuntu abantu bagoretse amagambo, abantu bavuze ibitabo, abantu bafashe Bibiliya bagasoma kariya kaverse kamwe gusa, umuntu ntiyamenya aho ijambo rihera, agasoma akantu karesha gatya agasitari kamwe, yamara agahagarara kuri ako. Ni nacyo cyazaga kigora abanditsi b'abayuda, bari bazi ibyanditswe biteye ubwoba, bazaga bahagarara ku ijambo. Amaze ngo uwo nguwo niko Bibiliya ivuga nusoma haruguru, ngo baganiriye na Yesu, kandi nawe ngo yari umwigisha w'amategeko, ngo ashaka kugerageza Yesu. Ngo aramubaza ngo se dore ngo ibyo uvuga byose bizabyumvikana, tuzatwumva ibyo uhaye uvuga. Ngo ariko se ngo inshuti y'umuntu ni iyihe?
Yesu yari amaze kumubwira rya jambo ngo ugende ukundisha umutima wawe bene ibyo ngibyo, ukunda Imana yawe, ukunde mugenzi wawe. Amaze wa mugabo ngo ashaka kumwereka yuko ngo aramubaza ngo se ngo mugenzi wanje ngo ni uwuhe? Naho niho tuganira ngo se mugenzi wanje ni uwuhe? Uwo ni umuntu wari wigize igitangaza ngo abaza Yesu ngo se mugenzi wawe ko wavuze ngo nkunda Imana, atese mugenzi wanje ngo kandi nkundishe mugenzi wanje ngo ni uwuhe mugenzi wanje ninde? Yesu ngo niko kumubwira iri jambo gusa, ngo aramubwira ngo reka nkubwire ngo hariho umuntu wavaga muri Yerusalemu ngo ahaye amanuka aje i Yeriko. Yari kwa Yerusalemu iriya mu migisha ngo akamanuka aje i Yeriko. Ubundi abantu bava i Yeriko bazamuka baje i Yerusalemu, ariko ngo yari kwamanuka. Ngo aramanuka kuko yari yamanutse, ngo aragenda ngo ashitse mu nzira. Uwo ni Yesu ko arabwira wa mugabo wigize shasha. Ngo ageze mu nzira ngo ahura n'abambuzi, ngo baramufata, ngo baramukubita, ngo bamwambura ibyo yari afite byose, ngo bamare kubimwambura, ngo barigendera basiga ngo yenda gupfa, ngo baragenda. Ngo bamaze kugenda ngo haja guseruka abantu batatu kandi ntibaziye rimwe, ngo umwe yari kwazo kwiza. Haza ngo umutambyi. Yesu ko arabwira wa mugabo ngo umutambyi warungurutse wa muntu aho yaguye ari hafi gupfa, ngo arakebereza ngo arigendera aratambuka. Turi urubanza rw'uyu mugabo rutaja kumufata, ngo ahita agira ati ngo aragenda. Ati umulewi nawe ngo umulewi nawe ngo araza ngo ayitemberera ngo ashike nawe asanga wa muntu ngo amukubite wijisho, ngo nawe anyura hirya arakebereza, ngo aragenda. Wa mugabo wigize shasha ko arategera ayo Yesu ngo ahayamubwira. Ngo haza kuza umuntu wa gatatu, ngo umusamariya w'imbabazi, ngo araza nawe ahaye atembera. Ngo ashitse ngo amukubite amaso ngo arebe wa muntu ngo uko amerewe, ariko abona ngo aracyari ko atera kuka karacyari ko kagira gatya, ngo aramwegera. Twasomye Bibiliya ngo amugirire impuhwe. Wanasifiwe. Amen. Ngo amugirire impuhwe. Yesu ko araganirira wa mugabo, kandi yari yamubonye yuko yigize ukuntu, ngo amugirire impuhwe. Ngo amaze kumugirira impuhwe, ngo dore ibintu yakoze, atangira kumutondagura ngo ibintu yakoze. Ngo yamugiriye impuhwe, ngo arangije ngo amufuka inguma, birya aho bari bamukomerekeje hose, ngo inguma arazifuka. Ngo arangije ngo amuhomoza amavuta ya elayo na vino. Ngo arangije ngo amujana mu icumbi, amushira ngo nyiri icumbi ngo aramubwira ngo aba bantu banje ngo bacumbikire, kandi uyu murwayi ngo umucumbikire umufate neza, ngo asubire inyuma, ngo azana denariyo ngo zibiri, ngo arazimuhereza, ngo aramubwira ngo uyu murwayi nkuzaniye, dore ibihembo byiwe byawe wowe nyir'icyumba, ngo uzamucumbikire umurwaze neza, dore ibihembo ni ngo kandi nihagira ngo ikindi kiyongera ngo nacyo nzaza ngo mbiguhereze, ngo ariko azavemo yakize. Ngo amare aramubaza ngo none se umvaga tugeze ku ijuru, koga ni Yesu ariko aganira, ngo none se ngo hagati y'abo bantu uko ari batatu, duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo hagati y'abo bantu uko ari batatu, ngo inshuti y'uyu mugenzi wari wagize ibyago ngo ni iyihe? Wa mugabo wari wigize shasha, wari wigize akataraboneka,
ngo wenyine atanga igisubizo ngo aramubwira ngo inshuti y'uyu muntu ngo n'urya wamugiriye neza. Yesu ngo aramubwira ngo aho ngo genda nawe rero uzakore gutyo. Ngo genda nawe uzakore gutyo kuko wabimenye, ngo genda uzakore gutyo. Tarundi ntiyigeze asura kandi kubaza atese ukuri ni gute uyu mugabo, ngo genda ngo kuko umenye neza inshuti yariyo, ngo genda nawe uzabigenze gutyo. Nta wundi watugiriye impuhwe, ni nako umuririmbyi yavuze ngo yaje ngo adushaka iyo twari turi, ngo asanga intama imwe ngo asiga 99, ngo aje gushaka imwe yari yazimiye, ngo ayisanga iyo mu myonga aho yavunagurikiye, ngo ariko aravuga ngo iyi nayo ni iyanje. Hariho umuririmbyi wavuze ngo iyi nkora mbona ni iyiki, ngo kirimo amaraso se, ngo ntuzi yuko nanyuza, uwo ni Yesu nawe warushubije, ngo ntuzi yuko nanyuza aha shaka iyanje ngo yari yazimiye, ngo ayibonye ngo ayishira ku bitugu, ngo arayizana, ngo amara abwira abanyiri urugo bose abasanga ngo nimunezerwe kandi mwishime, ngo kuko iyi yari yazimiye none ngo dore yabonetse, ngo abantu barishimye. Imwe yari yazimiye ngo kandi ayisanga iya mu mubaho yabunikiye, arayizana ngo ayirengeje, ngo nanyuze aha ngaha, ngo iyi ngora mbona ni umuririmbyi ngo kwirimo amaraso ye, bati ntuzi ko nanyuze aha ngaha shaka iyanje ngo yari yazimiye, ngo ibiganza byishwe n'iki se n'imisumari n'imiti, ngo dore rero nayizanye, ngo nimunezerwe mwese. Ni Yesu waje arushaka, nta wundi musamariya w'imbabazi, ni Yesu. Iyo amaze kutuzana rero, iyo amaze kutwigiza hafi, dore ibyaza akora, ngo azabanza akadupfuka inguma azadupfuka ni bya bibazo byose birya wazaga wibwira kurya wahondaguwe, birya wahuye nabyo byose, ngo akabanza akatwomora, kandi yaje kutwomoza ngo akatwomoza amavuta, akatwomoza ngo amavuta. Nasomye Bibiliya irambwira ngo amavuta, nawe nunabisoma urabisanga. N'abakunda kuvuga amagambo ya Bibiliya barabibaza babivuga, bakavuga ngo mu magambo 6 manini cyane ngo yarangaga umurwanyi Dawidi akiri mu ishambiriya, ngo kuko yari umwungeri w'intama, yitwazaga ngo ibintu 6 kugira ngo ayobore abo umwungeri mwiza, ayobore za ntama ziwe azazijana, kuko se ngo yari yavuze ngo mwana wanje abandi ni ku rugamba, wowe ngo baye umwungeri w'intama, genda ngo uzuragira intama. Dawidi ngo aragenda akaragira intama ziwe mu bintu 6 yazaga yitwaza, reka mvuge icyo kimwe gusa, ngo harimo n'ikintu cy'amavuta. Amavuta ngo cyazaga gituma yitwaza muri 6, ngo kwari ukugira ngo yari yaribwiye neza, ngo aravuga ngo izi ntama bya bipanga binini bikuru cyane byiriye amahembe yaho Dostakia, ngo byazaga birwana batabizi, aba batoya ndibo bimenye, ariko abantu bakuru bazi ko intama by'ibipanga bikuru biza birwana, ngo byazaga bikubitana imitwe bikicana, ngo buke ngo yigira inama, ngo aravuga ngo kandi wo shaka amavuta, ngo aje gushaka amavuta ya Elayi, ngo arayazana, ngo amare ngo akagenda ngo akareba igipanga kirya gikuru kiza gikunda kurwana, akazana amavuta ngo akagisiga mu ruhande, akareba kigenzi cyacu nacyo ngo akagisiga, biga bipanga byose biga biza birwana ngo arabisiga, ngo yamara kubisiga noneho ngo bikarwana. Hano mu mutwe tayari byanyereye, hariho amavuta, ngo byaturukiriya kuriya kimwe kiza giturukiriya, iyo bya kurwana kimwe gisubira inyuma ikindi inyuma, noneho ngo bikaza byihuta byombi bihurire hagati, byakubitana gutya kuko harimo amavuta bikanyerera, ndiwe bihaye bikomeretsanye, ngo byamara kunyerera bikagenda, byamara gucoka ntibihaye bibabazanya, byamara gucoka ngo bikembwamirana, byamara kwegamirana
ngo kimwe kikabwira ikindi ati burya twari ko dufite uzanabireba iyo bimaze gukubita nabya ntibiza biruha ngo kimwe cyerekeye singimfizi reka zinga intama izo iyo zamaze ku ziza zegamirana kimwe ngo kiba yakibwira ikindi ngo se burya twapfaga iki ese burya twari ko turwana dore tuzizanye iki ngo bigahinduka bikaba inshuti bikababarirana bati tubabarirane gatuma inshuti y'amavuta nicyo ngo yazaga akora akomoza ngo n'ibisebe by'intama ziwe zakomeretse Dawidi ngo akagenda byose amavuta iyo hari ibyuma abantu bakunda gukora ibintu by'ibyuma bazana hari amavuta bagenda basiga ku byuma habe n'izi modokari mutwara n'ibindi byose ugenda ushiraho kugira ngo bya byuma bigende bitakuma gutonda ingesi iyo amavuta yagiye amaze rero Bibiliya yavuze ngo aragenda ngo aramubwira ngo dore ngo amwomoza amavuta ya Elayi yomoza ngo bya bisebe ayo mavuta rero ni ukutubabarira Yesu akatugirira impuhwe akatubabarira Yesu akatugirira impuhwe akatubwira ngo nimuze bana banje abatwomoje rero ya mavuta za mbabazi ziwe rwa rukundo rwiwe akaba aratwomoye tukaza tukinjira noneho ngo yadukuye iri aza tuzana mu icumbi tuzamo ni mu rusengero aza tuzana yamara akavuga ati habe n'abantu baza baja kuzana abantu bari abantu bavuga butumwa aza agenda yamara kubona abantu yabwije ubutumwa iriya akabazana akababwira ngo dore girere itorero ngiri pasiteri akabakira abayobozi b'itorero bakabakira ngo nawe iriya azana ngo wa murwayi ngo amushikiriza nyiricumbi ngo amare ngo aramubwira ngo uzondwarize uyu muntu kandi ngo asubira inyuma ngo azana amafaranga denariyo ngo zibiri byari bivuga abahanga b'Bibiliya bavuga ngo nta kindi yazanye ni ubutumwa bwiza yazanye amasezerano yombi azana irya kera n'irishasha ngo aravuga ngo ngahe uzusomera abantu aya magambo uzubabwira aya makuru y'isezerano rya kera riri ni umusingi numara fondasiyo nimara kuba ubabwira isezerano riba umwuzuro inzu yubakwe kandi yuzure dore akamaro rero k'ayo masezerano yo ni ukuzuzanya irya kera ni wo musingi ni fondasiyo iyo rishasha rije riza ari inyubako irya kera ni agakiza ariko inyubako yako rero ni fondasiyo ni isezerano riza ari inyuzuzo rero ngo dore denariyo yabahaye zibiri izo ngizo genda uzandwariza aba bantu kandi ngo nibadakira naje nibakira aya mafaranga nabashizeho yararangiye ngo anaziyongeraho nayo ngo uzayambwira ariko mbaye ngiye ngo ndabasize ibindi biziyongeraho ni izi mpano tugira ni izi zo kuririmba ni izi zo kuvuga ubutumwa dore ibindi biziyongeraho kandi naza Yesu aje kureba wa murwayi ngo azahemba abantu abahembere n'imirimo bari mu gukora birya byose byiyongereyeho ntukazicika intege birya byose biziyongeraho inyuma y'ibi ngibi tuvuze inyuma y'aya masezerano yombi hakiyongera ziriya mpano zindi dore n'ibyo ngibyo naje ngo azaza bihembere ngo uzapfe kumva fagitire zakaranzo zasigiwe abantu ngo wa mbere ngo yaramubwiye ngo njyewe nagize naracuruje wasigiye zitanu ngo none dore izindi zitanu ngo aramubwira ngo uri umukiranutsi uwa kabiri ngo araza aramubwira ngo njyewe wampaye zibiri none dore ngo izindi nungutse mu zindi zibiri ngo ukoze neza ubwami ngo burakenewe ku bwawe uwa gatatu ngo aramubwira ngo njyewe wampaye ngo ariko nditegereza ngo ndatekereza ngo ndakumva n'amakuru ngo barambwira ngo uri umunyamwaka ngo uze usarura aho utahinze yampaye ngo amare ngo nyiri bya bintu wasigiye ngo aramubwira ngo wamenya gute yuko ndi umunyamwaka kandi ngo yari yamubwiye ngo none yataranje yawe ngo naracukuye ndayihamba ngo kugira ngo nuze ngo nzayigusubiza ati none dore usanga Yesu ari ukwateza amaboko
hariya ku musaraba iriya misumari itatu bateye amaboko uko ameze aha ku musaraba ni ukuvuga ngo yaracyagutegereje ariko aravuga ngo ngwino ndacyagutegeye amaboko amaze yarenganye amaguru naho ngo akavuga ngo hariya uriya musumari bateye ngo ahujije abantu bose, ahujije abanyamahanga, ahujije abazungu, ahujije abirabura bose ni mubumwe. Yarangiza hariya munsi naratangaye n'umuvugabutumwa ejo bundi wanejeje yaravuze ngo hariya hasi icyatumye ngo Yesu ngo abamba ngo bakaroza amaguru ngo ntiyike hasi ngo abayuda bari ko bavuga ngo reka bamwongerere imibabaro ngo imibabaro ibe kuko umuntu udahayise ibirenge kandi uharubambwa harimo akandi kababaro umuntu waheze hejuru mu kirere ngo bari bavuze ngo reka bamubambe ngo ntiyitse ibirenge hasi ngo gira uhaguruke dusenga Imana.